akira ibintu bibiri. Iyo umuntu atari inshuti aba ari umwanzi setu. Wijya muri negosiyasiyo, wijya mu maaplikasiyo, wijya mu kugoragoza, mu kuhetaheta no kuzirika ibitari bufatike. Iyo umuntu atari inshuti aba ari umwanzi. Uko nguko niko kimeze. Ubundi ko bavuga ngo abisi ni bande? Abisi ni abantu badafite iyerekwa ryawe. Abisi ni abantu badafite viziyo yawe. Abisi ni abantu batakubonamo icyiza na kimwe. Haba mu gitondo babona ibibi, haba nimugoroba babona ibibi, haba nijoro ho nagahomera munwa. Yewe n'igisiga cyakoma kunza ati have ni runaka. Kubera iki? N'abisi. Ariko ab'ijuru igihe cyose bakubonamo umusaruro mwiza ejo hazaza. Nubwo ari agakene ariko wagahereza ubuzima ejo hamera neza. Nubwo atiza ariko afite ubushake bwo kwiga, uwamurihira yakomeza akiga. Nubwo ubona katazi kuvuga ariko ugashyize mu bandi yatinyuka yavuga. Nubwo nta mafaranga afite ariko ubona afite ubushake bwo gukora. Reka nkubwire ngo ab'isi nabo nahereyeho nkubwira, kandi ab'ijuru naba nsoje nkubwira. Imana ibampera umugisha. Kanguka burakeye, kanguka urebe imbere, dutegereze iki? Igitondo. Niko umuririmbyi wa 5 mu gakiza we yaririmbye. Murakoze. Shalom shalom. Imana iguhuze n'ab'ijuru, Imana iguhuze n'abafite iyerekwa ryawe, Imana iguhuze n'abafite viziyo yawe, Imana iguhuze n'abazakugeza mu masezerano y'Imana, Imana iguhuze n'abakwiriye ko muhura mu gihe nk'iki.